Chidebere ukora baromwaka arizamukira mukataka kure Justin ariko Claude baromwaka kwa Chidebere Ngobodo Chidebere kwa kwitonda Reba Karbone Katima Rubone Kati Claude nagiye. Attention Baka Changa Biranga Ngobodo zamuka n'umupira. Attention tanga pasi kwa Richmond kwa Ruboneka kwa Richmond Ramti Richmond na kapiteni aindura cross yasi bayikuramo. Attention funga baro ayigarura inyuma kwa Ruboneka maestro Ruboneka indukira Ruboneka rasaba Ruboneka tanga pasi ayihereza Ngobodo Chidebere winga mubi baramusurika ku fraperi. Ngobodo ibintu byo gukina ku ruhande nibye cyane. Iyi wingi ya peri bumoso Ngobodo azayikinaho ndabibabwiye. Iyi wingi bitwara igihe azayegukana mubi cyane ariko mugufi w'amakwisi wihuta ubirigita isasu kabisa. Haya amahirwe ya nyuma ya Nyamukandagira, amahirwe ya nyuma ya Piara iratsinda cyangwa iranganya kuko itenyongera yashyizweho harabura umunota umwe. Nurenga Gardia kadegaja urumva ko amahirwe arabasa nayoyoka. Ruboneka arayitera mu izamu direkte ese arayitera hasi. Hano hari Richmond Ramti hari n'abandi bakinnyi ba peri. Iyi kufra bayiteye hasi nibyo byiza kuruta kwitera hejuru akareka kwakira mu maguru y'abakinnyi acha kwitera direkte mu izamu. Ruboneka nabi cyane nabi kona peri kona ya nyuma match birangiye kona ya nyuma Ruboneka ukinnye nabi cyane kona ya nyuma barema Ruboneka ariko bwumvaga ari byo nyine byabafasha arayikaraga umusaba kuramo n'ibifusi ugarukira Ruboneka n'ibirarangira arafunga aragerageza guhindura cross umupira bararenza Etenseri bariko ati match ko yaragiye uzize ati mwitonde ibarazamu Mamadusi hejuru match irahitirangira nta gushidikanya. Apera Etenseri match ijya kurangira banganyije ubusa ku busa. Ibi rwose niho bishyira umusifuzi atanga ikarita y'umuhondo umuzamu amubwira ati wowe urimo uratampareza. Apera ikangutse mu minota 20 ya nyuma ariko iminota yari yamaze kugenda. Haya no kudegaje match irangira niyo bigana nta gisigaye nta na kimwe rwose nta mwanya wo gukina nkibona. Minota 5 yarangiye zamura baro ndende sibuza ati mugerageze bwa nyuma mwese. Clema yohereza bari imwe bayikoro Etenseri Byiringiro asubizayo sibuza ati reka amaherezo amasegonda ya nyuma. Attention buretse Etenseri ubw'ikitemo rekuri shoti kona Etenseri match irangira kona Etenseri bagurutse abanyarubavu ariko manajya match zo mu ntara zikaryoha kona Etenseri reka turebe sikiliza kona turebe ikiva muri kona reka turebe iminota ya nyuma kakule mukata Justin abakinnyi bazamutse reka tuvunderezemo bari kumwatiduesha barayipasanya Indra cross pirani okurangurwa na Etenseri sinzi umuntu wabagira inama yo gushaka gupasanya ikona kuki batayishose direkte mu izamu. Kakule mukata Justin ati ntari bimureke mbarengurira. Abakinnyi ba Etenseri bati tujere iminota tujere amasegonda ko match yarangiye.
baratamporiza. Match yarangiye. Ni ikibazo cy'umusifuzi gusa ku minota y'inyongera yarangiye 5. Reka turebe Etincelle bakaba bagiye kurenguramo. Barengura mwizamu bashakisha Sumaila Moro. Akora n'umutwe. Ibrazamu. Poverzera arafata. Sivuze ati degaja. Mukina njyewe. Ndabaha umwanya. Yamaye nka data. Arazamuka Claude. Match irakomeza. Match yarangiye. Bacomeka baro ndende cyane bashakisha Baka. Kakule Bukata. Kuraho. Umukino urangira hano i Rubavu hari ikirere cyiza, hari amafu, hari hakonje, ariko Etincelle ibya penalty. Niba mugiye kujya Kigali muzamuke mubabwire yuko hano i Rubavu musi y'umusozi wa Rubavu ataraho kwisukirwa. Mutange message mubwirana n'andi makipe ko Etincelle ari ikipe ikakaye, mwaturusha amafaranga, mwaturusha abakinnyi bakomeye, ariko hano i Rubavu mutatoki. APR ikaba yataye abiri ya mbere, shampiyona itangiye itakaza. Ese bizagenda bita muri match ziri imbere? Babwire ko match zizakurikira ni iz'Amavubi bakina na Benin. Ubwo APR ibaye arigaruka gukina yagaruka ikina na Rayon Sport ku itariki 19 z'ukwa 10 hatabayeho gusubika uwo mukino. Ku itariki 19 z'ukwa 10 hatabayeho gusubika uwo mukino. Amavubi yitegura gukina match ya cyane APR yagaruka ikina na Rayon, ari nako ibyo mbivuyeho Etincelle ubwo ikomeza kugenda icyo mukino ya shampiyona ko yanganyije 3 itsinda umwe inganyije undi ubwo inganyije 4, hanyuma itsindwa umwe ifite 4 kuri 15. Match itari yoroshye neza, match APR igowe cyane birangira itabonye igitego, itaratsinze umukino. Etincelle naho bigenza gutyo yogariye neza, ikanyuzamo igakora amatransition meza, iranahushije nayo nabo ko ari match yari nziza ku mani zombi. Ijambo rimwe cya kabiri kibonye ute mwana wa mama? Umukino urangiye ubusa ku busa, abakinnyi na staff technique yose ya Etincelle bapfukama bashima Imana bati kunganya na Police hano abantu benshi babyibajije, ariko tunganyije na APR ivuye mu mikino nyafrika Champions League. Tubonye inota rimwe ntabwo ari byiza, dufite amanota 15 atariko tugomba gukomeza ndetse tukabona intsinzi mu mikino iri imbere. Ni inota ryiza ku ikipe ya Etincelle by'umwihariko bitewe n'ukuntu iteguye umukino bitewe n'ibibazo bya mikora. Yakoze imyitozo nyuma y'iminsi 3, abakinnyi bakoraga ku giti cyabo, baramaze amezi 2 badahembwa babonye kumwe. Ni intangiriro nziza rero birabafasha no kwitegura imikino iri imbere. Ariko kandi ikipe ya APR Football Club ni championa, ni course, ntago amakinoze ameza kimwe, ntago anganya imbaraga. Ni ibintu rero bisaba igendetse no kugira ngo amakipe yongere amenyerane, ibintu byose bigende neza. Ubwo reka tuyirebe yuko izagira icyo ikora ku mukino wa Rayon Sport. Ariko kandi ni championa, uyu munsi watsinda ejo watsindwa cyangwa ukanganya, ibyo byose ahubwo bikazagena uko uzitwara neza ubwo champion izabigeze ku musozo. Iminsi 30 ya champion Rwanda Premier League igeze ku musozo izatwereka utwaye champion. Hanyuma Rayon Sport atsindaga 1-0 ku musozo itsinda Rutsiro. Ubwo champion yatangiye gushyuha, champion irakomeye, si yo mu Rwanda gusa, nizo mu Burayi nizoroshye mu kanya gatamaniyo. Saa 11 n'igice irabikina n'ikipe ya Tottenham. Saa 3 Real Madrid irakina Atletico Madrid. Ejo Arsenal yatsinze 4-2 mu minota nyuma bigoranye. Ubwo nkurarikira urubuga rw'imikino ku munsi w'ejo saa 3 kugera saa 5.